Muraho neza, uyu munsi tugiye kwiga tugiye kuganira ku macano akiri matoya adashobora kwihutisha gukura kwayo vuba cyane. Niba uri umubigana cyangwa umutangizi cyangwa ufite cano itari gukura uko bikwiye cyangwa uko utabyifuza, tugiye kwigira hamwe ibintu bitanu ugiye guhita uhindura muri aka kanya kandi ubikore vuba kugira ngo cano yawe ukomeze kugira ngo izamuke kandi ikure vuba. Ushobora gutangira kubikoresha uno munsi tugiye kubisamarizinga, tugiye kubishyira mu ncamake kugira ngo tujye tubereka uko ushobora gukoresha cano yawe, ndetse n'ibyo tugiye gukoresha kugira ngo ubone views nyinshi, ubone abasubscribers benshi. Dutangiye rero nk'uko mwagiye mubibona murabizi ku amacano yacu uko uburyo agenda akura, biba bisabwa ko YouTube itumenya, uko algorithm itumenya, abantu bagatangira kutumenya, bagatangira kumenya ibikorwa byacu dukora, bagatangira no kubona tugatangira kubona mbese impinduka muri twe, tugatangira kubona views zizamuka. Ibyo rero tugiye kubirebera hamwe mu minota mikeya cyane tudatinze kugira ngo nawe ejo bundi cano yawe igombe kujya. Tugiye kwiga rero, tugiye gutangira ku ibintu bishobora kudufasha vuba mu buryo tugiye guhita tubihindura aka kanya. Nawe rero niba witeguye, ibi ni ibintu rwose wahita ukora aka kanya bidatinze kugira ngo YouTube channel yawe ukomeze gukura ku murongo wawe neza cyane. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitandatu, impinduka esheshatu ugomba guhita ukora aka kanya kugira ngo YouTube yawe ikomeze gutera imbere. Tuzamutse rero hari iya mbere ariyo bita optimized title and keywords. Nkuko mpora mbibabwira, abantu akenshi gutuma video yawe itarebwa ni amatayito. Tayito yawe hari igihe iba idashamaje, noneho iyo tayito rero idashamaje, muntu wanjye rwose tayito iyo nta muntu uyirebaho nta kintu rwose, ntago video yawe iba yabona abantu. Ni ukuvuga ngo akenshi abantu banegereje tayito. Uvuga ngo tayito ugomba kwandika ijambo riri mu bushakashatsi bwa YouTube, ijambo abantu bakunda. Ni gute nabona abasubscribers, ni gute nabona views, ni gute natera imbere. Ibyo byose rero bizatuma abantu baza kuri channel yawe. Ni ukuvuga ngo kora keywords y'amagambo ajyanye n'ibintu abantu bashakisha, ariko ushyiremo ibintu bya nyabyo kandi kugira ngo abantu babirebe. Niba ufite amatutorials ukora cyangwa ibindi bintu ukora, shyiramo ikintu abantu bashaka nka small channels birashoboka kukubyarira views mu minsi 7. Ibyo ni ibintu abantu bashaka kugira ngo bagereho cyane. Ita kuri title yawe na keywords, amagambo ushyira kuri video yawe na title abantu bashakisha. Ibyo bintu byiteho kugira ngo ukure. Twihuse ntabwo ngo tugeze ku kintu cya kabiri aricyo bita impinduka ariyo bita create clickable thumbnails. Aha ngaha kuri clickable thumbnails murabizi ko niyo key y'urufunguzo rushobora gutuma video yawe ishobora kuba yarebwa. Ni ukuvuga ngo thumbnail ni cover ya video yawe ifite impact kuri site ariyo bita click through rate. Ni ukuvuga ngo koresha color zifite kugaragara cyane, ukoresha n'amabara agaragara. Aha urabona 5 changes you need to make. Ni ukuvuga ngo ibintu bitanu ushobora guhita wahindura. Ni ukuvuga ngo ahantu ni ukuvuga ngo wabonye ko harimo ibara ry'umweru, harimo ibara rikurura. Amabara akurura bisaba ngo uyashyiremo. Abantu niba bagiye kureba bareba ibintu bya nyabyo. Tuvuge ngo umuntu ahise abibona, amaso ye bikureye amaso ye. Shyiramo amabara akurura ku buryo abantu bose bareba bavuga ati wow, iyi reka mbe najya kuri iyi video ndebe. Kubera iki? Kubera ya mabara washyizemo, inyuguti zigaragara neza kugira ngo urebe neza. Mberetse aha ngaha iyi ni channel yacu. Murabona ko umuntu wese ufunguye channel, urabona ko amabara aragaragara, ikindi inyuguti ziragaragara zirasomeka. Ariko iyo ukoze ibintu bitoya bitagaragara, wa muntu ntabwo agira curiosity cyangwa amatsiko yo kuba yareba ikiri muri video yawe. Ni ukuvuga ngo thumbnail yawe niyo cover ya video yawe. Rero ugomba kuyitaho ukayikora neza kugira ngo utere imbere ku murongo wa YouTube neza cyane. Twihuse rero tugeze ku mpinduka ya gatatu ariyo bita engagement cyangwa engage viewers in the first 10 seconds. Bishatse kuvuga ngo YouTube algorithm ikunda
videwo zireba abantu mu minota ya mbere. Ni ukuvuga ngo umuntu niba akoze videwo mu minota ya mbere, agahita ukabona agumyeho gakeya, tangira videwo yawe nk'uwo uri gukora videwo, tangira videwo yawe nk'ikintu gikurura attention, sibyo? Ikibazo shocking fact cyangwa promises inyungu. Urugero wenda uvuge ngo uyu munsi ndakwereka uburyo small channels zishobora kubona views 1000 mu minsi 3 yonyine. Ibi bituma viewers bakomeza kureba ya kuvuga ngo urababwiye ngo uhita ugera ku matsiko y'ikintu uri gukora. Ni ukuvuga ngo mu masegonda 10 ya mbere babwira ikintu ugiye gukora, bahita bisanga muri iyo videwo. Nutangira kuvuga ibintu bitajyanye ntabwo, ariko umuntu n'umubwiye uti ngiye kwereka impinduka, ngiye kwereka uburyo dushobora kwinjira dushobora gukora views zacu ku buryo mu minsi 3 naba ngeze kuri, nk'umuntu ugitangira naba ngeze kuri views 1000, kandi murabizi ko views n'ijana biba bigoye ku muntu ugitangira. Ijana ni na byinshi, 30, 50. Ni ukuvuga ngo wowe hita ubakangurira ikintu kibatera amatsiko ku buryo bahita binjira muri system bakavuga ati okay, ino videwo niyo tugomba kureba kandi ikaba yadufasha. Okay, twagiye rero twihuse, ntabwo turi butinde. Twihuse nuko nagiye mbibabwira. Tumaze kureba hamwe uburyo nyine ku mpinduka ya gatatu engage viewers ku masegonda 10 ya mbere, uko nari mbabwiye. Tugeze rero ku kintu cya kane. Ikintu cya kane kiravuga ngo use playlist wisely. Aha ngaha bishatse kuvuga ngo playlist zifasha, playlist murabizi, playlist zifasha YouTube kumenya channel yawe neza kandi zongera watch time. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi nk'uko twagiye tubireba narabiberetse. Playlist ni uburyo video havamo indi hajyamo. Niba warakoze playlist y'ukuntu amavideo akurikirana, icyo gihe ibintu byawe bizagenda neza. Ni ukuvuga ngo video imwe umuntu azayireba ihita imukomandinga kureba iya kabiri, imukomandinga kureba iya gatatu. Niba warakoze playlist 10, ibaze nawe iyo watch time uzagira niba abantu 10 bazayireba bose bareba izo video wenda zigeze kuri 20, nawe urabyumva uko bizagenda. Kora rero playlist kugira ngo ibintu bigende neza. Reka mbibereka aha ngaha playlist nk'uko nabibereka aha ngaha. Murabona playlist hano ni channel yacu, uraza ukareba hano handitse ngo playlist. Aha ngaha murahabona, ukahakanda. Iyo uhakanze ndashaka kwereka uburyo playlist ziba zirimo. Playlist murayibona ngiyi, ni ukuvuga ngo izi ni playlist nakoze. Ni ukuvuga ngo uklikamo, iyo uklikinzemo imwe, ni ukuvuga ngo aha ngaha barayiteguye neza. Uburyo uyiteguramo rero nibwo abantu, niba umuntu wenda warakoze amalinki cyangwa warayishyizeho, umuntu akavuga ati reka ndebe uburyo nakora kuri YouTube, reka ndebe uburyo nabona aba subscribers kuri YouTube, reka ndebe uburyo nabona views kuri YouTube. Iyo ikanzeho urabona ko ihita izana amavideo yose, urabona ilisiti y'amavideo yose. Yarebye video imwe, iyo irangiye hahita hajyaho indi ya kabiri atiriwe anakandaho. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo bizagufasha gukura ku murongo wawe wa YouTube channel nk'uko tubibagenjeje. Turagiye rero tugeze ku ntuza ya gatanu, ku mpinduka ya gatanu, ariyo bita hook and description and tags. Ni ukuvuga ngo shyiramo keywords zifatika muri description yawe. Ni ukuvuga ngo keywords murabizi ni amagambo ashakishwa. Ni amagambo ashakishwa mu bushakashatsi bwa YouTube. Keywords ni amagambo buri muntu wese aba yumva yashakisha kuri YouTube. Rero niba uri gushaka gukora YouTube, niba ushaka gukora video yawe, ayo magambo yasangiza abantu, ayo magambo yakoreshe nk'uko umuntu azajya gushaka hano. Ni gute natera imbere kuri YouTube? Ni gute nabona aba subscribers 1000? Ni gute nabona views 1000 mu minsi 5 cyangwa mu minsi 2 gusa? Ndetse wandika umushakashatsi. Iyo wanditse umushakashatsi, umuntu wese ashaka nibyo abona. Reka wenda mbereke neza. Uraza hano kujya muri settings, iyo settings tukuzanira aha ngaha, ukajya hano handitse ngo channel. Iyo ukanze kuri channel yawe ukaza aha ngaha, urabona keywords ugomba kuzishyiriramo. Keywords rero murabona ni amagambo, uburyo bushya bwo gukora kuri YouTube, grow YouTube channel, gukora kuri YouTube channel, YouTube algorithm secret, amabanga ya algorithm. Ni ukuvuga ngo izi ni ya magambo abantu bashakisha. Iyo bari gushaka rero mu bushakashatsi bwa YouTube,
YouTube ihita ibarekomandinga ya video yawe neza nk'uko mubibona. Tugiye nk'aha ngaha wenda reka mbibereke muri description naho ugomba, niba wasobanuye video yawe uri gukora, ugomba gushyiramo amagambo y'aba bantu bashaka. Ese aya magambo ni ayahe? Cyangwa ukavuga uti muri iyi video tugusobanurire, muri iyi video uyu ni uku buryo algorithm nshyashya ikora. Ni ukuvuga ngo ya magambo washatse muri description yawe ukaba wayasangamo ni iki. Wenda mberetse no hepfo ndabereka gatoya uburyo na tags ni uburyo zidufashamo. Tags nazo ugomba gushyiramo ya magambo buri muntu wese aba ashaka kumenya. Tags rero uko bazibona, reka nze mbibereke, nabyo ni ibintu byoroshye. Hano urabona ndi muri video details, umanuka gato cyane. Iyo umaze kumanuka gato cyane rero uraza ukabona hano handitse ngo tags. Urabona aya matags yose ni aha ngaha ugomba kuyashyira ajyanye na video wakoze kugira ngo video yawe yihute cyane. Tugeze rero ku kintu cya nyuma aricyo consistency uploads schedule. Ni ukuvuga ngo aha ngaha nk'uko twagiye mbibasobanurira, niba ugiye gukora video yawe ihe savinga date igihe uzajya uyishyiriraho, usavinge time igihe uzajya uyishyiriraho, kandi ibyo bintu bibe buri munsi. Ni ukuvuga ngo bibe buri gihe, ntabwo kuvuga ngo ejo nzashyiraho kuwa mbere, ubukiraho kuwa mbere ntishyiraho, ubukiraho kuwa kabiri nkashyiraho kuwa gatatu. Oya, wivanga YouTube aho ushyiraho video ijyanye n'ibyo ukora, ushyiraho itariki, usavinga itariki uvuga ngo video yanjye izajya icaho wenda kuwa kabiri no kuwa gatatu saa 12 cyangwa saa moya. Ibyo ni ibintu YouTube iyo imaze kumenya ko ugenda ukora ibyo bintu irakurekomandinga n'andi mavideo. Ni ukuvuga ngo YouTube ikunda channel consistency. Tegura schedule nka video imwe cyangwa video ebyiri mu cyumweru, hanyuma ujyane n'abareba video za consistency. Ituma ko algorithm ibona ko uri active, bityo ikaguha recommendation z'abareba amavideo. Ni ukuvuga ngo wowe rero inama nakugira, wowe ikintu cya mbere ugomba gukora, niba uri gukora video yawe itonde, uyitekerezeho, numara kwitekerezaho uyitegure, uyeditinge, noneho itariki washyizeho izajya kugera video izaba iriho, kandi video izabe yigisha, irimo ifata abantu, ikurura abantu, kandi noneho uyishyireho isaha imwe wategereze, ushyiraho n'umunsi wategereje. Wivuga ngo nzakora video ku gatandatu, watandatu nizigera ngo video ibure. Wenda ushaka gukererwamo gato, ariko video wa munsi abantu baba bategereje video yawe, kuko abantu bahanga kuri YouTube iyo bamenyereye ko ugomba kubahereza ikintu baza kwiga, kandi abantu batureba ni abantu basobanutse. Umuntu iyo yafashe umwanya wawe akareba video akayirangiza, nuko nawe habera ikintu aje kureba. Nawe ukora ikintu gituma abona ko ibyo wakoze ari iby'agaciro, kandi wimubeshye, wikora ibintu bitagiterekeranyije, aho wowe ukora ikintu gituma azagaruka kuri video yawe kandi akishima cyane. Nk'uko rero mubizi rwose, njya mbasobanurira ibintu tujye tubyiga, kandi amavideo mujye munayasharinga abandi bantu batafite ububasha bwo kuyabona, kugira ngo tugendane. Rero ubu urabizi, izi ni easy fixes ushobora gukora uyu munsi kugira ngo small channel yawe izamuke vuba. Ntuzibagirwe rero kuzajya udukurikirana, ntuzibagirwe gukora subscribe nk'uko tuba tubibasaba. Subscribe kuzikora ni ubuntu, nta mafaranga bakwishyura. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'amatips yacu, updates, uko twakora kuri YouTube, uko twabrandinga YouTube zacu, kugira ngo tujye dukorana, tujyanane neza, tubwire bagenzi bacu ibyo tugomba gukora. Kandi nk'uko tuhora tubivuga, turabashimira ku bufatanye bwanyu, turabashimira ku byo mudufasha, turabashimira ku bw'inama zanyu, comment zanyu njye nzibona. Ni ukuri muri ab'agaciro cyane, njye mpora mbashimira kuko ngeze no kubera mwebwe. Ndabasaba rero ngo mujye munkandira subscribe, mukore like, musharinge ibi biganiro, kugira ngo abari hirya abatabibona nabo babashe kubibona, kugira ngo dukorane ku murongo wa YouTube. Ufite ikibazo ajyandika comment, nta kibazo tuzasubiza. Murakoze rero, dusubire n'abataha kuri video itaha. Ciao ciao.